izina ry'Imana Data na Mwana no Mutagatifu. Amina. Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa kabiri tariki ya 12 ukwezi kwa gatanu 2026. Turahimbaza abatagatifu Akili, Nereyi, Pankarasi, Imelda na Epifano. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 16 umurongo wa 22 kugeza kuri 34. Ubwo rubanda nabo barabahagurukira, nuko abacamanza babashishimurira imyambaro bategeka ko babakubita ibiboko. Bamaze kubarema inguma babajugunya mu buroko, bategeka umurinzi kubarinda abyitayeho. Umurinzi ngo abone ko ahawe itegeko rikomeye, abashyira mu nzu yo hirya cyane, amaguru yabo ayaboheye ku biti. Ahagana mu gicuku, Pawulo na Silasi bariho basenga, baririmba ibisingizo by'Imana, izindi mfungwa zibateze amatwi. Nuko ako kanya haba umutingito ukomeye w'isi, imfatizo z'uburoko ziranyeganyega, imiryango yose ihita yikingura, iminyururu yari iboshye imfungwa zose iracikagurika. Umurinzi w'uburoko akangutse abona imiryango yose ikinguye, yibwira ko imfungwa zacitse, niko gukura inkota ashaka kwiyica. Ariko Pawulo atera hejuru cyane aramubwira ati, uramenye ntiwigirire nabi, twe turi hano. Nuko uwo murinzi asaba urumuri, yinjira ahinda umushyitsi, maze yikubita imbere ya Pawulo na Silasi. Hanyuma arabasohokana nabo hanze, arababaza ati, bategetsi banjye, ngomba gukora iki kugira ngo nkire? Baramusubiza bati, wowe wemere Nyagasani Yezu uzakira n'urugo rwawe. Nuko amubwira iryo jambo rya Nyagasani, nabo mu rugo rwe bose. Ako kanya muri iryo joro arabajyana, yuhagira inguma zabo, aherako abatizwa hamwe n'urugo rwe rwose. Hanyuma ajyana na Pawulo na Silasi iwe, arabazimanira, yishimana nabo mu rugo rwe bose, kubera ko yemeye Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo rero umuntu yahuye na Yezu amera nk'uwasaze. Mutekereze uyu musekiriti, uyu murinzi yari mu kazi, abona ibimaze kuba byose, aravuga ati, ibyo ndimo ntabyo, reka mbwire aba bantu bambwire uko bimeze, icyo nakora niko kubasohokana. Abajyana hanze arababaza ati, nkora iki? Baramwigisha bati, reka tukwibwirire iby'inkuru nziza. Hari igihe uhura n'abantu mu buzima bwawe utazibagirwa, kuko baguhaye urumuri rw'ubuzima, baguhaye urumuri rwo kubaho, baguhaye urumuri rukuvana mu mwijima. Pawulo na Silasi bari bafunze nk'abandi bagororwa bose, ngo bari baboheye inyuma amaboko, ariko imitima yabo ifite ubwigenge ntakorwaho. Imitima yabo irasingiza Imana, bari connecte, bafite connection ku Mana. Ntabwo baganya ngo bavuge bati, abantu badufungiye ubusa, abantu ni injuste. Ubundi bashoboraga kubivuga nta cyaha bari kuba bakoze, ariko nta mwanya w'ibyo bafite. Iyo umuntu narinjye vuga ngo ari mu mwuka, ari mu mbaraga z'Imana, hari ibyo adaha agaciro. Ibitotezo biraza ukabibamo, usingiza Imana. Kuba usingiza Imana ubuzima bwawe bwose, usingiza Imana ku byiza no ku bibi, ku byo wumva n'ibyo utumva, usingiza Imana mu rugo rwawe. Buriya ingo nyinshi yiba abantu basenga basingizaga Imana, hari ibibazo byinshi byabohoka mu ngo zabo. Ariko ikibazo ntago dusenga.
aho gusenga buri gufata telefone uhamagara, yewe umugabo wanjye yatashye bwije, umugabo wanjye ubanza usigaye afite ibigare, wapfukamye ukamusabira. Erega n'ubundi umugabo wawe ntabwo yaba muzima utamusabiye. Umugore wanjye arananiye, ngiye kumureka, nigiye kwigira muri gato, ukabona umugabo araho ukanyago agiye muri gato ngo umugore yaramunaniye. Si ubwo wowe uri umugabo nyabaki? Bavandimwe, dusenge dusingize Imana. Dusingize Imana kuko isengesho ryo gusingiza Imana rirabohora. Usingize Imana hamwe n'abo mu rugo rwawe bose. Uyu muntu amaze guhinduka yajyanye Paulo na Silasi mu rugo rwe ngo arabazimana, kandi twumve ko ngo bose bahindutse. Bivuze ko guhinduka ntabwo bisaba imyaka iyo ufite ubushake. Mu ijoro rimwe barabatijwe, barahindutse, bakiriye n'abashyitsi. Kristo Yesu akuzwe. Ni ukuvuga ngo bahise bava no mu kazi, uyu mugabo yahise ava mu kazi aragenda. Ni ukuvuga hari igihe Imana iguha ibintu byiza ukumva uri mu yindi si. Reka mbaho ubuhamya bw'ukuntu nagiye gusenga umunsi umwe, nagiye gusenga mu barokore. Noneho nari mfite inshuti zanjye z'abarokore twasenganaga, bari abakatolike mbere barahinduka, ariko bahinduka bari bafite imico mibi, ariko Nyagasani arabahindura, kandi kuko bahinduka bahindutse. Noneho bamaze guhinduka rero bakajya bambwira ati rero masere rwose nabwo bwose nari ntarabona mu bikirse Imakire rero uzaze turi kujyane mu barokore. Ariko nagera y'abarokore bya bindi by'abarokore bakambwira ati ugomba gukizwa, bagahita bamvuganya akavuga ati muceceki, uyu nguyu niwe watumye tumenya Imana, kuko yajyaga twigisha tutarahinduka, twaramunaniye. Umunsi umwe rero tujya gusenga, ntabwo nzabyibagirwa, ku mukecuru, twari abanyeshuri, umukecuru atuye hafi y'ishuri, yari umurokore. Abarokore bo bazi yuko Roho Mutagatifu ari uwabo bonyine, bamwe abo ni abakirinjije, ariko abarokore bamwe bazi ko gusenderezwa, guhabwa impano z'Umwuka Wera ari iby'abarokore gusa, kandi si byo. Roho Mutagatifu si uw'abarokore, ni uwa Kiliziya. Iyo mvuze Kiliziya numva Kiliziya Gatolika, ni uw'itorero, ni uw'umuryango w'Imana. Ntabwo ari uw'abarokore, ntabwo ari uw'abakatolike gusa, ntabwo ari uw'abadive. Roho Mutagatifu ni uw'umugeni wa Kristo. Turagiye rero, ubwo urumva turasenga, twari dufite ijoro ryo gusenga ngo duhabwe Umwuka Wera. Ni ukuri nemeraga ko Roho Mutagatifu numvaga tugendana n'ubundi, ariko nemeraga ko turamuvugurura muri twebwe, kuko twe no mu bakarisimatike turavugurura, murabizi. Hanyuma rero turasenga, aba ari njye uhabwa ingabire y'ubuhanuzi niyo kuvuga mu ndimi. Bwa mbere ni njye wabihawe. Noneho rero nyuma habaye ibitangaza byinshi ntarondoye, ariko najya mbabwira ukuntu Imana itarobanura. Tumaze rero kubihabwa, mu gitondo twagiye ku ishuri, ariko twari tumeze nk'abasinzi. Icyo cyumweru cyose twari twibereye mu ijuru, turi mu ijuru, tugenda ku isi gusa, abantu batubona turi ku isi ariko turi mu ijuru. Rero iyi vanjiri yabinyibukije, uyu muntu yarashinzwe abandi bagororwa, none yigendeye yabataye, ariko Imana yarabamurindiye. Ntabwo ivanjiri tubwira ko ijambo ry'Imana tuvuga ko hari uwatorotse kugira ngo nawe agire ibibazo. Iyo Imana iguhamagaye mu byayo iranakurindira, nuko byagenze. Ariko mwumva ukuntu imbaraga z'Imana zikora, zikakuvana mu byawe. Bavandimwe rero, muze dusingize Imana, tuyishimire, tuyikuze, kuko Imana yacu irumva. Yabohoye Silasi na Paulo, igacagagura imigozi muri gereza, yacagagura n'imigozi ikuziritse, maze nawe ukigenga. Turazirikana Zaburi 137. Naho ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Yohana umutwe wa 16, umurongo wa 5 kugeza kuri 11. Ubu rero nsanze uwantumye
none muri mwe ntawumbaza ati ugiye he? Ubwo mbabwiye ibyo umutima wanyu wuzuye ishavu, ariko mbabwire ukuri, ngiye byabagirira akamaro, kuko ntagiye umuvugizi ntiyazabazamo, ariko ningenda nzamuboherereza. Kandi namara kuza azereka ab'isi aho icyaha cyaho kiri n'aho ubutungane buri, n'urubanza uko ruteye. Azabereka icyaha cyabo kuko batanyemeye, azabereka aho ubutungane buri kuko ngiye kwa Data. Azabereka aho ubutungane buri kuko ngiye kwa Data, kandi mukaba mutakimbonye. Azabereka uko urubanza ruteye kuko umutware w'iyi si yaciriwe urubanza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ibikorwa bya Roho Mutagatifu rero ni ibyo ngibyo nahoze mbivuga mu kanya. Yezu aramudusigiye, kandi asanze uwamutumye agiye gutanga raporo mu by'ukuri, ariko ntadusize. Ahubwo umuvugizi naza azabereka ukuri kose. Niyo mpamvu ubu dukeneye isa Roho Mutagatifu. Dukeneye Roho Mutagatifu kuko abantu bari mu binyoma bikomeye. Ibinyoma. Umugabo n'umugore bakajya mu rubanza, umwe ati kanaka yarampemukiye, undi ati kanaka yarampemukiye, buri wese akigira umutagatifu. Akigira umutagatifu akishyira hariya. Abantu barashyira abandi mu buroko. Abantu bariba. Ariko noneho hateye kwiba mu bwenge. Ukambara neza, warangiza ukirirwa wiba. Kandi uri umusore mwiza, uri inkumi nziza, uri umugabo mwiza, ufite amaboko nta bumuga ufite, ariko ukiba. Abantu bararoga. Siko n'abantu bo mu mujyi basigaye baroga. Yewe muntu wo mu mujyi uroga. Ukaroga mu bukwe, ukaroga abantu baje gusura ababo, uri mu biki? Wagarukiye Imana. Abantu bari mu busambanyi. Ufite umugore ariko wigize ikirara. Ufite umugabo ariko wigize ikirara. Uri umusambanyi. Uri umuhehesi. Ubu hateye n'ubusambanyi bugezweho. Ubusambanyi bw'ubutinganyi, ubusambanyi bwo kwishimisha, ubusambanyi bwo kwishakira ibigushimisha ariko bitari mu kuri. Bavandimwe rero, ibyo byose Imana ibyanga urunuka, ariko ntabwo Imana iraguheba, iragutegereje ngo uyigarukire. Roho w'Imana tumurikire, atwereke ukuri, atwereke icyaha cyacu kugira ngo tukivemo, atwereke n'ubutungane kugira ngo tubuhobere. Nyagasani akumurikire, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.